izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Nshuti bavandimwe bakunzi bacu, Shalom, nimugire mwese amahoro ya Kristo. Nyagasani yazutse, Kristo ni muzima. Aleluya, aleluya. Ibyishimo kuri mwe no ku banyu bose. Tugarutse hano nk'uko bisanzwe, tumaze igihe cy'iminsi 40 n'iminsi nyabutatu ya Pasika, twitegura uyu munsi. Buri wese umwe muri mwe mwifurije Pasika nziza, kuzuka Pasaha, gutambuka, mwifurije kugira aho uva no kugira aho ugana, kandi nkwifurije gutera intambwe ishimije. Pasika ni icyo. Pasika ni ukwibuka ibyabaye, uko gucungurwa kwa muntu wakuwe mu mwijima akerekezwa mu rumuri ruhoraho, muntu wakuwe mu bucakara bw'icyaha maze akaronka ubwigenge bw'abana b'Imana. Ariko kandi iyo tuvuze Pasika nziza no mu buzima busanzwe, dushobora kuvuga tuti ni kwifuriza gutera intambwe mu byiza byose wifuza kugeraho, maze ukava muri iryo teranyuma urimo ugatera intambwe ijya imbere. Ibyiza byose, imigisha y'Imana ikaba kuri wowe no ku bawe bose. Ni Padiri Dominique uri hano i Roma ukwifuriza amahoro ya Kristo wazutse. Nyagasani Yezu warazutse, watwiyeretse uri muzima. Nibyo koko imva yarafungutse ku bubasha bwa Roho Mutagatifu. Natwe turifuza kuzukana nawe, turifuza kuva mu mva zitandukanye twishizemo cyangwa twashizwemo n'abandi, cyangwa se twashizwemo n'ibihe. Natwe tuzure Nyagasani Yezu, bityo tumane nawe ubu n'iteka ryose. Amen. Isomo ryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Petero ageze i Kayizariya ku mutegeka w'ingabo z'Abanyaroma, aterura agira ati, mwese muzi ibyabaye muri Yudeya yose, bihereye mu Galileya nyuma y'abatisima ya Yohani yigishaga. Muzi n'ibya Yezu w'i Nazareti, ukuntu Imana yamusize amavuta y'ubutore ibigirije Roho Mutagatifu, ikamuha n'ububasha, nuko yagendaga agira neza ahanyuze hose, akiza abahanzweho na Sekibi bose, kuko Imana yari kumwe nawe. Natwe rero turi abahamya b'ibyo yakoze mu gihugu cy'Abayahudi kimwe n'i Yerusalemu. Bamwishe bamumanitse ku giti, ariko Imana yamuzuye ku munsi wa gatatu, imuha no kwigaragaza atari kuri rubanda rwose, ahubwo ku bahamya batoranyijwe n'Imana hakiri kare. Twebwe abariye kandi tukanywa kumwe nawe aho amariye kuzuka mu bapfuye. Bamwishe bamumanitse ku giti, ariko Imana yamuzuye ku munsi wa gatatu, imuha no kwigaragaza atari kuri rubanda rwose, ahubwo ku bahamya batoranyijwe n'Imana hakiri kare. Twebwe abariye kandi tukanywa kumwe nawe aho amariye kuzuka mu bapfuye. Nuko adutegeka kwamamaza no guhamya muri rubanda ko ari we washyizweho n'Imana kuba umucamanza w'abazima n'abapfuye. Abahanuzi bose bemeza ko umwemera wese azaronka imbabazi z'ibyaha, abikesha ububasha bw'izina rye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nguyu munsi Nyagasani yigeneye nutubera umunsi w'ibirori n'ibyishimo. Aleluya. Nimusingize Uhoraho kuko ari umugwaneza, kandi urukundo rwe rugahoraho iteka. Abatinya Uhoraho nibabivugiye babisubiremo, bati urukundo rwe ruhoraho iteka. Indyo y'Uhoraho yarihanukiriye, maze indyo y'Uhoraho igaragaza ibigwi. Oya, ntabwo nzapfa ahubwo nzaramba, maze more namamaza ibikorwa by'Uhoraho. Ibuye abubatsi bari barajugunye niryo ryahindutse ibuye ry'indemyanzu. Uhoraho niwe wagennye ko biba bityo, maze bibagatangaza mu maso yacu. Nguyu munsi Nyagasani yigeneye nutubera umunsi w'ibirori n'ibyishimo. Aleluya. Isomo ryo mu ibaruwa Mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Abanyakolosi. Bavandimwe, ubwo mwazukanye na Kristo, nimuharanire ibyo mu ijuru, aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana. Nimurangamire iby'ijuru aho kurarikira iby'isi. Koko mwapfanye na Kristo,
none ubugingo bwanyu bwishe hamwe nawe mu Mana, aho Kristo azigaragaza we bugingo bwanyu, icyo gihe namwe muzagaragara muri kumwe nawe mu ikuzo ryisesuye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Yohani. Kuwa mbere w'isabato, Mariya Madarena azindukira kumva butaratandukana, asanga ibuye ryavuye kumva. Nuko yirukanka asanga Simoni Petero n'undi mwigishwa wa wundi Yesu yakundaga, arababwira ati, Nyagasani bamukuye mu mva, none ntituzi aho bamushyize. Petero arabaduka na wa mwigishwa bajya kumva. Bombi bagenda birukanka, ariko wa mwigishwa arusha Petero amaguru, amutanga kugera kumva. Nuko arunama abona imyenda irambitse, ariko ntiyinjira mu mva. Simoni Petero wari umukurikiye aba arahageze, yinjira mu mva, abona imyenda irambitse n'igitambaro bari bamupfukisha umutwe we kitarambitse hamwe n'imyenda, ahubwo gisingiye ukwacyo ahandi hantu. Nuko wa mwigishwa wari wageze mbere kumva nawe arinjira, aritegereza maze aremera. Kugeza ubwo bari batarasobanukirwa n'ibyanditswe bivuga ko yagombaga kuzuka ava mu bapfuye. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Murakaza neza nshuti bana b'Imana. Uyu munsi nk'uko turi kubivuga ni ibirori bya Pasika, ni urugendo tumazemo igihe kitari kigufi kiringaniye, ariko rufite icyo rudusigira. Ndongera kwifuriza Pasika nziza wowe nshuti yanjye, wowe wafashe umwanya ukagendana nanjye uko iminsi yagiye yicuma, ariko nawe ushobora kuba waje uyu munsi, karibu kandi dukomezanye iyogezabutumwa. Uyu murongo icyo ubereyeho nta kindi ni ukwamamaza Kristo Nyagasani wazutse mu bapfuye, umukiza n'umucunguzi w'iyi si. Amasomo matagatifu tumaze kumva nta kindi atubwira, araduhamagarira kwitegereza mbere na mbere, kwitegereza ugashaka ukamamaza, kwitegereza ugashaka ukamamaza. Mbere na mbere turashima mu isomo ry'ibyakozwe n'intumwa, Petero wa wundi warihishe ari kwamamaza. Ariko mwibuke ko kuva twatangiriye umurongo twababwiye ko iyo Pasika igeze, ubundi mwari mumenyereye ko iyo turi gusobanura duhera ku isomo rya mbere, irya kabiri Ivanjiri. Iyo Pasika igeze birahinduka, uko ipfundo turiho n'izuka. Ni ukuvuga ngo turi kuvuga izuka rya Kristo. Nibyo koko, Kristo niwe wazutse, Pasika niyo zingiro ry'ubuzima bwacu. Mu Ivanjiri kuko niwo tuzajya duhera none ubu ngubu, hanyuma isomo rize nyuma. Ndetse Ivanjiri ivuga ibyabaye muri 33 Yesu apfa. Isomo rya mbere twumvise mu byakozwe n'intumwa byanditswe nyuma. Nta mpamvu rero yo kuzana ibyo nyuma ngo tubizane imbere. Ubundi dutangira ku isezerano rya kera tukajya mu isezerano rishya, ariko uyu munsi isomo rya mbere n'irya kabiri byose ni isezerano rishya gusa. Rero tubonye Mariya Madarena ku munsi wa mbere w'icyumweru, arabyutse kare ajya kumva ngo ntabwo bwari buratandukana neza. Erega buryo kwemera gutangirana n'ibintu bidasobanutse. Mariya Madarena aragiye ngo hari hakiri buyo, hari hakiri icyo twakwita umwijima, ni bwari bwatandukanye. Kwemera kwacu gutangira muri esheke, mu kiriyo, mu kinamo, mu gushidikanya. Mariya aritegereza, ibuye ryavuye kumva, Yezu ntarimo. Niho nakubwiye nanone ngo ukwemera kwacu gutangirira muri rovide, tombo vide. Imva irimwo ubusa, ariko icyo twakwita ikivide kirimo ubusa ni nko kwafata akabuni cyangwa hatarimo amazi, hatarimo ikintu, ariko muri icyo kintu kirimo ubusa nimwo agiye kuvamo ibyuzuye. Kuva ku kirimo ubusa ugera mu cyuzuye. Icyuzuye nta kindi ni izuka rya Kristo. Icyuzuye ni izuka rya Kristo. Aho rero turi kubona nanone ko rovide niba icyuzuye, ariko Yohana aritegereza akemera. Sinzi, haleluya. Yohani arareba rovide
umva irimo ubusa ariko akemera. Niyo mpamvu bavuga ngo ukwemera ntabwo ari kubonwa nk'uko tujya gukora ubushakashatsi bwo muri iyi si, reka da, aritegereza akemera. Ntabwo yabonye Yesu ako kanya, ariko ntabwo yabonye umubiri we. Ntarabona Yesu, ko Yesu azabonekera abigishwa, intumwa azazibonekere, ntabwo yari yakamubonekeye, ariko arabona imva irimo ubusa, yitegereze yemere. Hahirwa abemera batabonye. Iryo ni ryo jambo nakubwira uyu munsi. Nawe rero urasabwa kumva ko ibyo urimo byose utazebyemezwa nuko wabibonye. Ahubwo Pasika iratwigisha kureba natwe muri icyo twakwita revide. Muri twerega natwe hari igihe duhinduka nka tombo, imva zirimo ubusa. Mu yandi magambo, ntabwo urumva muri wowe utuzuye, ukumva uri kubura ikintu, ukumva muri wowe harimo ikintu nakwita ikivide. Aho rero niho nongera kuguhamagarira ngo Yezu arahera kuri icyo kivide, kuri icyo cyuho wifitemo, akuzuze. Izuka rya Kristo riraza kukumurikira aho watangiriye mu mwijima, aho watangiriye mu mwijima uri kunyuramo. Sinzi niba ibihe by'umwijima ntabwo ari Mariya Madalena wenyine ubinyuzemo, nawe nanjye dukunda muri iyi si kunyura mu bihe by'umwijima. Ariko ibyo bihe by'umwijima, Yezu, izuka rya Kristo niryo riza kwamurura uwo mwijima, maze tukabona urumuri. Petero nawe aza yirukanka akagera kumva. Bose barebye baremera. Mariya Madalena twavuga ko abona ibyabaye akabishyikiriza intumwa. Niyo mpamvu Mariya Madalena aba intumwa y'umugore. Wa mugore twavuze mu ntangiriro, wa wundi bavuga ngo ni wabaye kabutindi, ni wabaye wazanye byose, Adamu na Eva kuri Adamu. Ariko Imana igihe kigeze ngo yagiye gukiza isi, ikiza isi inyuze ku mugore ari we Mariya. None na Kristo wazutse abonekeye bwa mbere, cyangwa se wabonye ibyo byose bwa mbere, ni Mariya Madalena, nk'uko tuzabigenda tubisobanura muri kino cyumweru. Kuva kuri Pasika si ngombwa ko dusobanura ibintu byinshi, kubera ko amasomo araza kujya avuga intego imwe, tuzagenda tubicengera buhoro buhoro. Petero aritegereza kandi nawe akemera. Ikindi tuvuga aha ngaha dushaka nuko ababaye aba Kristo bagomba kutemera ngo hari ikintu batari bagasobanukiwe, ko Kristo yagombaga kuzuka mu bapfuye. Reba igihe cyose bagendeye na Kristo, ibitangaza byabaye, Yezu yakoze byinshi, ariko ngo ntibari bagasobanukirwa, kandi Yezu yari yarabivuze. Bivuga ngo izuka rya Kristo riza, ushobora kubana na Yezu, ushobora guhura na Yezu, ariko iyo utarasobanukirwa iby'izuka, ukomeza kuba mu gihu nka kino muri kureba inyuma, ukomeza kutitegereza neza. Ibyo rero biratuganisha he? Biratuganisha ku isomo rya mbere. Handi Petero, wundi wihakanye Yezu, atangiye guhamya, atangiye kuvuga, wa wundi mwishe, wa wundi mwatoteje, wa wundi mwari mutsinze aha, mwaramwishe by'agashinyaguro, ariko yarazutse, ni muzima. Nababwiye icya mbere muri inyigisho, ku cya mbere uko ureba, ukwitegereza, ugashaka kandi ukamamaza. Petero yaramamaje, ntabwo areba ku mateka akahise ke ngo avuga ati naragambanye, narahemutse. Arakomeza kuba arazirikana rya jambo ngo uru rutare. Petero ni urutare, arazirikana ko agomba kuba koko umuhamya. Nawe rero ndagira ngo ubwire ngo wirebe ibyo wakoze, wirebe ubuhemu bwawe, wirebe intege nke zawe wanyuzemo, ahubwo ndaguhamagarira uko waba umeze kose uba umuhamya wa Kristo, ubu ndetse n'igihe kizaza. Hamya Kristo ibihe byose, hamya Kristo ubu n'ejo hazaza. Ubuhamya bwawe burakeneye. Ntatinya Abayahudi, ntatinya abandi bamubazaga, ariko niwe ari kumwe nabo akagira ubwoba. Izuka rya Kristo rimara ubwoba. Izuka rya Kristo ritsinda ikibi, ritsinda umwijima, ahubwo rikamurikira ubwenge bwacu.
Ni kubw'iyo mpamvu rero Petero ari gutinyuka kwamamaza, ari gutinyuka kuvuga, ari gutinyuka guhanura, agatangaza ibyabaye nuko yakiriye urumuri. Rero bavandimwe, murakagira urumuri, murakagira Imana, murakamurikirwa iteka n'urumuri rwa Pasika. Urumuri rwa Pasika mubonye iwanyu, cyane cyane ndakomeza abatabaje kwizihiza Pasika, abandi kiliziya zanyu zifundiranye. Ejo bundi hari igihe umuntu wigeze kunyereka kiliziya nziza ya Kibagabaga, we nanjye ndayibuka ndebye ukuntu ifunze, ndavuga ibintu ntabwo byoroshye. Nuko muhakomeze, ariko Yezu wazutse azukira mu mitima yanyu. Ntuzacike intege uvuga uti kiliziya yacu barayifunze, reka da. Padiri yasoje misa aravuga ngo ibihe bihora bisimburana iteka, ibihe bihora bisimburana iteka. Humura, uyu munsi ejo uzaba izafungurwa, uzongera usenge, kandi ibyo nkubwira ni ukuri, bizongera bibeho. Ugira ibyo bihe byiza, usabane n'Imana. Ibihe bihora bisimburana iteka, nicyo nakubwira. Haramagarirwa rero kimwe na Petero amamaza Kristo, umukiza n'umucunguzi wawe. Wigira ubwoba nk'umuntu ukiri mu mva, wikwitwara nk'umuntu ukiri mu mva, umuntu ukiri mu icuraburindi. Wakiriye urumuri, rwa rumuri wakiriye ubatizwa bakarucana kuri rwa rumuri rwa Pasika, rwacanwe mu ijoro rya Pasika cyangwa muri iri joro rya Pasika, biterwa n'igihe wakiriye inyigisho. Ndagira nkubwire ngo Kristo ni muzima iwawe no mu bawe bose. Niba rero uri uwa Kristo, niba warakiriye uwa Kristo, acira inama Pawulo Mutagatifu ari kugira Abanyakolosi ati, mwebwe mwavanye na Kristo kandi muzukana na Kristo, nimubeho rero nk'iki, nimutandukane n'ikibi. Niba Kristo ariho muri mwe, ubuzima bwanyu bugomba guhinduka. Mwazukanye na Kristo, nimushake kandi ngo murangamire ibyo mu gihe kizaza. Kristo ari iruhande rw'Imana Data mu ijuru. Uwa Kristo rero nawe, yego kuri iyi si simvuga ko ugomba gutesha agaciro iyi si, mukumva ko iyi si nta kivuze, ko ntacyo bikumariye, oya. Ariko ndagira nongere nkubwire ngo iyi si uyiha agaciro kayo. Niba uri uwa Kristo, wumve ko uri uwa Kristo, wumve ko hari icyo wamagarirwa gukora gitandukanye n'icyo wari ubayemo, mu mwijima wari ubayemo, mu buzima bw'icuraburindi wari ubayemo. Uyu munsi Yezu aragushaka ngo urangamire iby'ijuru. Niyo mpamvu mwumva mu kiliziya Padiri avuga ngo imitima yanyu nihugukire iby'ijuru, mugasubiza ngo tuyerekeje kuri Nyagasani. Niba wemera ko wazukanye na Kristo, rangamira iby'ijuru. Iyi si n'ab'isi birirwa bashakashaka, muri iyi si abantu b'isi birirwa bashakashaka iby'isi, baricana, baragirana nabi, barahemukirana kubera iby'isi. We niba uri umukristo, simvuga ngo uteshe agaciro isi ku isi, kuko ibigutunga ibibejeho nibyo biri nimwo biva, ariko wiba imbata y'isi, wiba imbata y'isi, wiba umugaragu w'isi. Kristo yatsinze isi, nawe rero ugomba gutsinda. Hari imigenzo Pawulo Mutagatifu akunda kuvuga ngo dore abana b'urumuri babaho gutya, abana b'umwijima babaho gutya. Niba rero wowe tuvuga ko Yezu yatsinze umwijima, urumva, Yezu akava mu mwijima akajya mu rumuri, nawe uri umwana w'urumuri, amamaza urumuri. Nicyo nkwifuriza, nicyo nifuza ko uyu munsi urata, usingiza, ukuza mu bawe no mu buzima bwawe. Uzakubona wese, nk'uko Pawulo Mutagatifu avuga, azavuga ati nibyo koko, si Kristo uriho, si njye uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri njye. Uzakubona azavuga ati kana koko ni umukristo, yakiriye izuka rya Kristo, yakiriye urumuri rwa Kristo. Urwo rumuri mwakiriye kuri Pasika, igihe mubatizwa mwavuguriye amasezerano kuri Pasika, rwe kuzima. Kandi ababi n'ububi birarekereje, birashaka kuzimya urumuri rwanyu, ariko wowe ubwawe
komeza wihangane, komeza ube intwari, komeza ube umugabo, komeza utsinde, komeza uhangane urwane ku buryo uru rumuri rutazazima. Uri umwana w'Imana, Kristo yaragucunguye, Kristo ni muzima mu bawe, Kristo niwe buzima bwawe, komeza uzatsinda. Izuka rya Kristo, urumuri rwa Kristo rukuboneshereze wowe n'abawe bose. Yubaha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, uko bisanzwe iteka niho babonewe n'iteka ryose. Amen. Urakoze Nyagasani Yezu kuba wongeye kutumurikira ku bw'izuka ryawe. Komeza uzukane natwe, udukure mu mwijima, utwinjize mu rumuri. Nk'uko wambukije umuryango wa Isirayeli inyanja itukura, twambutse Nyagasani Yezu, tugeze mu masezerano yacu Nyagasani Yezu wagiriye natwe, wadusezeranyije Yezu. Umugisha buri muntu wese uri hano, umwiteho kandi umuhe icyo yifuza cyose. Nyagasani Yezu nabane namwe. Byose nabaho umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Dominique i Roma. Mwese mbifurije umunsi mwiza. Pasika nziza. Aleluya, aleluya.